nyuma yo kubarura ubutaka mu rwego rw'igihugu cyose kuva mu mwaka wa 2009 hashyizweho systeme yakoreshwaga mu gutanga serivisi z'ubutaka zirimo gusohora ibyangombwa by'ubutaka, kubarura impinduka zagendaga ziba ku butaka ndetse n'izindi serivisi zitandukanye. Ikaze mu kiganiro cy'ikigo gishinzwe imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka, muri kumwe n'Uwiringiyimana Patience. Uko imyaka igenda yicuma, iyi systeme ikoreshwa mu micungire y'ubutaka yagiye ivugururwa hanini bishingiye ku kuba serivisi zitangwa mu rwego rw'ubutaka zigenda ziyongera, bikajyana kandi namwe mu mategeko agenga ubutaka yagiye avugururwa. Iyi systeme yaravuguruwe kugeza aho ubu igeze ku ivugururwa ryayo ku nshuro ya 4, byose bishingiye ku ngingo nari maze kubabwira. Uko ivugururwa ni nako n'abayikoresha bahugurwa ku mikorere mishya yayo, byose bigakorwa mu nyungu n'intumbero zo gutanga serivisi inoze ku rwego rw'ubutaka. Ku ikubitiro, abakozi bo mu nzego z'uturere bafite mu nshingano imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka bari kumwe n'abakozi b'ikigo gishinzwe imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka bahawe amahugurwa kuri iyi systeme yavuguruwe ku nshuro yayo ya 4. Iyi systeme yamaze kuvugururwa ku nshuro yayo ya 4. Ubusanzwe amakuru ku butaka yabikwaga mu bubiko bubiri butandukanye. Iyi ikaba ari imwe mu mbogamizi zari zikomereye abashinzwe ubutaka cyane cyane mu ihererekanya makuru. Ariko kubera iyi systeme nshya, amakuru azajya abikwa mu bubiko bumwe, ibintu bizorohereza buri kigo gikeneye amakuru ku butaka kuyageraho bitagoranye. Ndegera Theophile ushinzwe ububiko bw'amakuru ndetse na programu mu kigo gishinzwe imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka, aragaragaza neza itandukaniro riri hagati ya systeme yari isanzwe ikoreshwa ndetse n'iyi nshya barimo guhugurwaho. Iyi systeme nshyashya tugiyeho ije isimbura systeme yari isanzweho verisiyo nimero ya 3. Aho bitandukaniye ni mu buryo tubikamo amakuru. Ubusanzwe tugira amakuru ayo twita sipasho, amakuru ajyanye n'ibibanza nyirizina. Twongera tukagira n'amakuru ajyanye na ba nyiri ikibanza, uburyo gikoreshwa. Ubwo ni ububiko bubiri dufite butandukanye. Muri systeme kwa dusanganywe verisiyo ya 3 kugira ngo ubwo bubiko bubiri bw'amakuru buvugane hagati yabwo. Twagiyaga indi application, indi systeme ituma zivugana, ubwo bubiko bubiri buvugana kugira ngo buhanehane amakuru. Aho bitandukaniye n'ingiyi shyashya turi gukora ni uko ubu twagize ububiko bumwe, database imwe ihuje amakuru spatial ndetse n'amakuru textuel. Kuvuga ngo mbere twabaga dufite database imwe amakuru ba nyiri ubutaka n'aho ibibanza biherereye ari database iri ukwayo, hanyuma andi makuru yajyanye n'ikibanza physique aho giherereye, ingano yacyo, biri mu yindi database. Ubu ngo yabaye database imwe ku buryo nta kibazo kizongera kubaho. Ese systeme ko ivuguruwe ku nshuro ya 4 hiyongereyemo iki kiraza gufasha cy'abafite aho bahuriye n'ubutaka? Ikoranabuhanga rigenda rirakura, hari ibintu byinshi bigenda bivuka bishyashya, bitewe n'uko nyine isi uburyo ikoreraho ikoranabuhanga bigenda bihinduka. Tuvuge urugero n'ubundi bwo umuntu ashobora kuba afite telefone umuntu yaratunze mu mwaka wa 2005 ntago ari ubu ngubu agitunze. Hari ikoranabuhanga rigenda riza rituma akazi kihuta, ku buryo ukoresha ya system ni ubuzi ibintu bikenerwamo bigomba guhinduka, akavuga ati ariko tubikoze gutya. Urugero natanga urugero, ubu ngubu twakoreshaga uburyo bwo gutera amakashe ku byangombwa by'ubutaka, ariko aho isi igeze gutera amakashe ku byangombwa cyambere bitwara umwanya munini kugira ngo abantu, kuko amakashe ubundi bwo yabikoga ku biro by'ababitsi impapuro z'ubutaka mu ntara, kuko twafite muri buri ntara twafite ibiro. Ugasanga ku karere bazanye amadosiye baje gutegura ibyangombwa by'ubutaka, ugasanga ko kashe yabaga nyine ku ntara ku mubitsi impapuro z'ubutaka. Ibyo bitwara umwanya munini, ugasanga serivisi yenda ntizinihuse. Ariko ubu ngubu n'ubu buryo nyine bushyashya nyine mu kuvugurura ubwo buryo twashyizemo n'uburyo ibyangombwa by'ubutaka bizajya bisohoka ku buryo bworoheje hakoreshejwe kashe ikoranabuhanga,
ndetse n'umuntu atabasha no kuyigana ni uburyo mu cyongereza bita QR code. Ubu ni uburyo rero bugezweho ku isi kuko ni kashe iba irimo amakuru ku buryo umuntu yabasha kumenya koko icyangombwa cyatanzwe n'urwego runaka akoresheje yaba telefone ye, kuko harimo application ushobora gukoresha kugira ngo urebe koko iyo QR code iri ku cyangombwa niba koko ariyo yatanzwe n'urwego runaka icyo cyangombwa, ku buryo ibyo bizadufasha no kugira ngo tugabanye babandi biganaga ibyangombwa by'ubutaka. Mu mikoreshereze ya systeme yavuguruwe ku nshuro ya gatatu ngo hari harimo zimwe mu mbogamizi zikomeye ku buryo zatumaga itangwa rya serivisi mu butaka ridindira. Zari systeme ebyiri, yari systeme ebyiri, hari n'igihe by'ikoranabuhanga turabizi ari gihama akabazo za systeme nizivugana. Nk'urugero nimba connection icitse, hari amakuru yarari gutambuka muri za systeme acikamo kabiri, bigatuma bya bindi wakoze ugomba kubisubiramo. Ibyo gihe urumva ku ruhande rw'umukozi biramusaba yuko yakakaza zagasubiramo. Ariko noneho kuva ari systeme imwe atari ukuvuga ngo iravugana n'iyindi systeme, bizihutisha service, bizagabanya kwa gucikagurika kwabagamo muri connection, bizagabanya byayo n'ibyo kuvuga ngo systeme imwe yanze indi yemeye. Urumva iyo ufite systeme ebyiri bigusaba kugira ngo maintaining systeme ebyiri, ariko ufite systeme imwe noneho ura maintaining systeme imwe. Ariko uruhande rwa maintenance cyangwa se mu ku managing ibihari birorohereza abashinzwe ikoranabuhanga kugira ngo bagire ikintu kimwe bafokasinzeho. Noneho kubatanga service nabo biborohereze ko batagomba kurwana no gukurikirana amakuru ku mpande ebyiri, ahubwo ari systeme imwe ibyikorera. Ku ruhande rw'abaturage, kuko wenda ubwo ngubwo nabyo turabigarukaho, hongerewe uburyo systeme ivugana n'umukiriya. Ibyo nk'uko twavuga ngo uko umukiriya yakurikirana dosiye ye byari bisanzwe biriho, ariko uko ari amasysteme yari abiri, urumva systeme zabaga zifite ibintu byinshi. Ariko noneho birorohereza umuturage kugira ngo abashe kubona service yihuse, abashe kumenya noneho n'amakuru za SMS zimugereho bidacikagurika, kuko byacikagurikaga niko byanashobokaga yuko utamenya ibyabaye ku butaka bwawe, ariko ubu ngubu byarorohejwe. Iyi systeme nshya abakozi bo mu rwego rw'ubutaka bahuguweho nitangira gushyirwa mu bikorwa, usibye kubizorohereza abakozi mu gutanga serivisi yihuse, izafasha n'umuturage kubona amakuru kuri dosiye irebana n'ubutaka bwe atabanje gusiragira mu nzego zitandukanye nk'uko byajyaga bigenda. Muyombano Sylvain, umubitsi w'impapuro mpamo z'ubutaka mu ntara y'Amajyepfo, arifashisha ingero zifatika zisobanura neza inyungu umuturage azakura mu ikoreshwa ry'iyi systeme nshya. Naba urugero rworoshye, niba umuntu agiye gukosoza wenda izina, agiye ku irembo agaragaje yuko ashaka gukosoza izina, wenda yataye indangamuntu yafashe indi nshyashya, urumva ko azajya ku irembo ahite agaragaza yuko ashaka gukosoza izina, ubwo azatanga indangamuntu nshya afite n'icyangombwa babishyire mu ikoranabuhanga. Akiva aho ngaho bizahita bizamuka byonyine bijye muri systeme ku rwego rw'umurenge, agenda babwira gusa yuko hari service yasabye abazanire bya byangombwa yari afite kugira ngo bisimbuzwe. Uwo munsi ku murenge bazahita babikora nabo mu irembo, barebe ko byuzuye, bihite bijya ku karere. Ariko igihe ku murenge byakiriwe byuzuye, ahita abona ubutumwa bumenyesha yuko dosiye yuzuye. Urumva ntabwo azakina kuvuga ngo hanyuze mu icyumweru cyangwa se iminsi ngahe reka njye kureba ko icyangombwa cyaje. Igihe kimara kwemezwa za mpinduka zemejwe, azahita abona ubutumwa. Uriya butumwa bumenyeshe ko service yasabaga yabonetse, ashobora kujya gufata icyangombwa. Urumva yuko bizatwara igihe gito. Icya kabiri, uko amategeko azagenda ahinduka, systeme yiteguye ku buryo no mu minsi iri imbere ushobora gudakenera icyangombwa gisohotse mu mapuro. Urebye no muri wenda no mu nzira bicamo, wasanga ku murenge bakiriye dosiye bakayitwara nk'urupapuro ku rwego rw'akarere, akarere bakakora ibyo bagomba gukora, bikajya mu ikoranabuhanga, ku rwego rw'umubitsi w'impapuro z'ubutaka bakabona za mpinduka zabaye. Byarangira byamara kwemezwa n'umubitsi, byasaba ko kanyura mu icyumweru kugira ngo akarere kaze gufata bya byangombwa ku rwego rw'intara. Ibyo bizaba bivuyeho, kuko ko ikoranabuhanga rizatuma binakorerwa ku rwego rw'akarere. Ibivugwa na Bwana Muyombano Sylvain birashimangirwa kandi na bamwe bo ku ruhande rw'abahuguwe bashinzwe ubutaka ku rwego rw'akarere, aho bemeza ko ivugurura rya systeme baryishimira kuko ribafasha mu mirimo yabo ndetse no kugendera n'umuvuduko igihugu kiriho ku bijyanye n'ikoranabuhanga.
Hahindutsemo ibintu byinshi, hari nk'uko twakosoraga amazina cyangwa amarangamuntu, indangamuntu zijya zitakara cyangwa se izina ugasanga hari aho ryanditse nabi. Ubu ngubu tuzajya dukosora n'ubundi kuri ku izina ryawe rimwe, tuvuge niba ufite ubutaka bwinshi cyangwa ibibanza byinshi, aho duhinduye bikore no ku bundi butaka bwose ufite bihinduke. Cyangwa se niba ari nk'uwagabanishagamo ibibanza runaka, hakaba hari imbibi z'abaturanyi zigomba guhindurwa, hari icyo twita kubukinga, ni nko kwakira dosiye utangiye kuyikoraho, bya bibanza byose biri buhindurirwa imbibi nabyo bizajya bihita bigaragaza ko birimo bikorwaho, bidasabye ko ugenda ukora kimwe ku kindi. Urumva no mu rwego rwo kwihutisha akazi kacu nabwo birihuta. Nk'abahesha b'inkiko bazaga batonze umurongo, rimwe na rimwe bakajya ku karere, akarere kati ibyo bikorwa n'umubitsi w'impapuro mpamo. Ubu ngubu iki systeme nshyashya izadufasha ni ukuyihuza na systeme z'inkiko, ku buryo bo babisaba bakabibonera aho bari, batiriwe baza ku karere cyangwa ngo bajye ku biro by'umubitsi w'impapuro mpamo z'ubutaka. Niba umuntu akeneye amafaranga muri banki ye gutegereza icyumweru cyangwa 2 ategereje icyangombwa cy'ubutaka, niba nanjye ari ngewe ufite za dosiye ze kuba nyinshi zitonze umurongo, izi systeme rero ukuntu zigenda zihinduka, zigenda zigabanya. Turimo turatera imbere, urumva ni ikintu cyiza umuntu yakwishimira, kizatworohereza twese, ntibajye batona umurongo kandi natwe nabo bakabona ya serivisi yihuse. Abahuguwe ku ikoreshwa ry'iyi systeme barimo abo ku rwego rw'akarere bashinzwe guhindura amakuru ajyanye n'imyirondoro ya ba nyir'ubutaka. Harimo kandi n'abashinzwe gukora mu madosiye ajyanye n'impinduka ziba mu butaka. Bari kumwe kandi n'abakozi b'ikigo gishinzwe imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka bakoresha iyi systeme. Biteganyijwe ko izatangira gushyirwa mu bikorwa tariki 22 Gicurasi muri uyu mwaka wa 2019. Mbere rero kugira ngo rero iyo systeme tanye tuyikoreshe, twabanze kugira ngo nho tuyereke babandi bayikoresha, haba ku karere, haba abakozi b'ikigo cyacu, kugira ngo barebe uko imeze, noneho bya bibazo bagiye bafitemo yenda ku iyo systeme ya mbere barebe ko byakemutse. Ikoranabuhanga rigenda rihinduka, ibi byose rero twagira ngo nyine byose tubashe kugira systeme ibasha gukora neza, itanga serivisi ku buryo bwihuse kandi ibasha gusubiza ibibazo ari abayikoresha ndetse ari n'abanyarwanda bakenera serivisi z'ubutaka, kugira ngo ibibazo byose tubashe kubikemura. Imicungire y'ubutaka systeme yayo ibe inoze, imeze neza nk'uko turi abakabiri ku isi mu kwandika ubutaka, kugira ngo koko uwo mwanya tugumeho ndetse tubashe gutera imbere n'ibindi byinshi cyane, kugira ngo n'umwanya wa mbere ku isi tubashe kugeraho. Inshoreje iki kiganiro ahangaha, ariko kandi bakangurira gukomeza gukurikira amakuru arebana n'imicungire ndetse n'imikoreshereze y'ubutaka. Ibi mukabikora musura urubuga rwa internet wa3rma.rw. Mbashimiye ko mwabanye natwe, njye bagejeje iki kiganiro, nitwa Uwiringiyimana Patience.